twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imigendekere n'imihango yerekeye ku gusezera no gushyingura umupapa uwo ari we wese, by'umwihariko tuze kurebera hamwe umuhango wo guherekeza no gushyingura Papa Francis uteganyijwe ku itariki ya 26 Mata, maze turebere hamwe impamvu nyamukuru yatumye uyu muhango ushyirwa kuri iyi tariki. Njye muri kumwe n'Intwari Samaja Aristide, nibutse ko iki ari ikiganiro Le Monde Histoire. Ku wa mbere tariki ya 21 Mata wa 2005 nibwo hatangajwe ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis w'imyaka 48 yitabye Imana. Hahita hatangira icyunamo cy'iminsi 9, ariko agomba gushyingurwa hagati y'umunsi wa 4 ndetse n'uwa 6. Nyuma y'urupfu rwe, abakardinali bose berekeje Vatikani kugira ngo bategure umuhango wo gushyingura Papa Francis. Mbere ya byose ariko, ubusanzwe iyo Papa apfuye hatangazwa icyunamo cy'iminsi 9, ariko agashingurwa nyuma y'umunsi wa 4 apfuye, ariko ntibirenga umunsi wa 6. Ibi bihita bikumbisha neza impamvu nyamukuru uyu muhango wo gusezera Papa Francis washyizwe ku ya 26 Mata uhereye yapfiriye. Umwe mu bapadiri b'inararibonye wagerageza gusobanura ibya Papa nk'uko tubikesha Igihe, Padiri Jean de Dieu Tumushimire, we yasobanuye ko Papa ari umwepiskopi wa Roma, akaba na perezida wa leta ya Vatikani, ari nabyo ngo bituma umuhango wo kumushyingura witabirwa n'abakuru batandukanye b'ibihugu na za guverinoma nyinshi zitandukanye. Bityo ko ngo kuri we ari ngombwa gutuma abo bose bagira umwanya wo gukora ingendo zigana i Roma ngo bashyingure uwo mugenzi wabo uba witabye Imana, kimwe n'abepiskopi kuko ni umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ubusanzwe umuhango wo gushyingura Papa uyoborwa n'umukuru w'abakardinali, gusa kuri ubu ngubu uzayobora umuhango w'ishyingurwa rya Papa Francis ni uwitwa Cardinal Giovanni Battista Re w'imyaka 90. Mu nyandiko yiswe Ordo Exequiarum Romani Pontificis, iyo uyisomye usanga ikubiyemo imihango ibanziriza ndetse ikanakorwa mu gihe cy'igitambo cya misa cyo gushyingura Papa yavuguruwe na Papa Francis, igasohoka mu mwaka wa 2024. Itegeka ko umurambo wa Papa ushyirwa muri Chapelle Sistine, ugashyirwa mu isanduku y'igiti aho kuwushyira kuri catafalque, ikizwi nk'uruhimbi rw'imbaho ruterekwaho isanduku irimo umurambo. Gusa Papa witabye Imana aba yambitswe imyambaro itukura ya kepiskopi uri mu nshingano, ingofero ye n'igitambaro cya pallium. Pallium ni umwambaro ukozwe mu bwoya bw'intama, ndetse hagakurikiraho buji ya Pasika ishyirwa iruhande rw'isanduku. Ntibizwi neza ko umuyobozi w'imihango ya liturujia ari we wemererwa gufata icyemezo ku bijyanye n'abemerewe gusezera kuri nyakwigendera mbere y'uko umurambo ujyanwa muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Mu rugendo rwo kujyana umurambo muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, Kardinali ushinzwe liturujia ayobora uwo muhango, maze hakaririmbwa indirimbo z'ibisingizo by'abatagatifu. Mbere umurambo wa Papa washyirwaga kuri catafalque, uruhimbi rw'imbaho twavuze haruguru, maze abantu batandukanye bakajya kuwunamira no kumusezeraho ugaragara, ariko ubu bizajya bikorwa uwo murambo uri mu isanduku y'igiti. Gusa ibi hari icyo Padiri Tumushimire nk'uko tubikesha Igihe yabisobanuyeho cyangwa se yagize icyo abivugaho. Mu kiganiro cye yavuze ko Papa Francis ari we wakuyeho iyi catafalque, uruhimbi rw'imbaho ruterekwaho isanduku twavuze haruguru. Ibi bikaba ngo byari mu buryo Papa Francis yari yifuje ko byakoroshwa, bityo rero ko umurambo we wagombaga kuba ugaragara mu isanduku kandi agaragara mu mwambaro wa kepiskopi, hariho na pallium, wa mwambaro twavuze haruguru ukozwe mu bwoya bw'intama. Maze ku musozo nyuma hakabaho igitambo cya misa iyo kumusezeraho gikorwa ahashyingurwa Papa. Gusa ku musozo nyuma yo gushyingura Papa
witabye Imana, abakaridinari bose bajya mu nama ibera mu muhezo itorwamo papa mushya uzwi nka conclave. Gusa ariko nanone uwo muhango wo gutora ukorwa n'abakaridinari 120 batarangije imyaka 80. Ndabashimiye mwese twabanye guhera mu ntangiriro z'iki kiganiro, none tukaba tugeze ku musozo. Mbibutse ko njye mwari kumwe yari Ntwari Sangwaja Aristide. Iki cyari ikiganiro Le Monde Histoire gitambuka ku isheni ya ST Transmate. Mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment. Naho ubutaha.